nta munyarwanda n'umwe utaragize no mboga za dodo. Abandi bavuga ko ari zimwe mu mboga ziryoha zifite intungamubiri zitandukanye, abandi bakavuga ko kuzirya nta kabuza uba urimo urica indwara zitandukanye. Nyamara nubwo turya zino mboga, benshi ntituzi inkomoko yazo, akamaro kazo, ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu mu gihe waziriye ari nyinshi, ndetse no mu gihe wazitekesheje ibirungo harimo amavuta menshi n'ibindi birungo bitandukanye. Munyemerere kuri uyu munsi yerukije ku mboga rwatsi arizo mboga dodo. Benshi bavuga neza ko hari n'izindi zifite inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda, gusa kuri uyu munsi kugaga kuri bya bidodo binini bimwe bihingwa hirya no hino muri iki gihugu cy'u Rwanda n'ubundi hatandukanye. Dodo ni zimwe mu mboga zikomeye cyane ziribwa n'abantu batandukanye hirya no hino ku isi, zikaba zifite inkomoko muri Afurika y'Epfo no mu burasirazuba bwa Aziya, cyane cyane mu bihugu nk'Ubuhinde, Ubushinwa, Peru na Mexique. Bibazaga rero inkomoko y'imboga rwatsi arizo dodo, bibutse neza ko zino mboga nk'uko tumaze kubivuga zikomoka muri Amerika y'Amajyepfo no mu burasirazuba bwa Aziya, cyane cyane mu bihugu nk'Ubuhinde, Ubushinwa, Peru na Mexique. Ari naho ubushakashatsi bavuga ko abantu batangiye gukoresha imboga zo muri ubu bwoko butandukanye mu gihe cy'ubucuruzi bw'amahanga cyangwa colonial trade. Imboga za dodo zagejejwe ku mugabane wa Afurika, cyane cyane mu gice cya Afurika y'Iburasirazuba, harimo nk'ibihugu nka Tanzania, Uganda, u Rwanda, Kenya ndetse n'u Burundi. Aho hose batangiye gukoresha imboga za dodo zivuye nyine muri bya bihugu twavugaga bikomoka mu burasirazuba bwa Aziya no mu majyepfo ya Amerika. Abanyafurika batangiye gukoresha dodo, ndetse binavuga neza ko dodo ari zimwe mu mboga zageze ku mugabane wa Afurika mu myaka ya mbere, cyane cyane muri Afurika y'Iburasirazuba. Ku batazi rero neza dodo zageze muri Afurika mu myaka ya kera. Uburyo umuntu wese yakomeza kwibaza uko kino kiribwa cyangwa izi mboga zageze ku mugabane wa Afurika. Gusa abashakashatsi bavuga neza ko mu kinyejana cya 16 no mu kinyejana cya 17 ubwo abacuruzi b'Abahinde n'Abaportugali batemberaga mu nyanja y'Ubuhinde bazanye imbuto zitandukanye zirimo na dodo, babanje guhinga ku nkengero z'amazi kuko zashoboraga kuvoma amazi mu butaka. Nyuma zaje gukwirakwira mu bihugu byinshi byo mu mugabane wa Afurika bitewe n'ubukoloni. Imboga zoroha guhinga, imboga kandi zihangana n'izuba mu buryo budasanzwe, zirimo intungamubiri nyinshi kurusha imboga nyinshi zisanzwe. Mu Rwanda dodo zageze kuva kera, ni nabwo batangiye kuzihinga mu turere twose, ariko cyane cyane mu burasirazuba no majyepfo, aho bavuga neza ko hari ubushyuhe bwinshi, maze dodo zikaba zashobora kwihanganira ubwo bushyuhe. Izi dodo zifite akamaro gakomeye cyane ku buzima bw'umuntu. Dodo zifite akamaro gakomeye cyane ku buzima bw'umuntu, haba ku bana, abakuze ndetse yewe n'abamaze kujya mu zabukuru. Niba utajyaga dodo uri umwana muto, ndagira mubwire ko numara kumenya akamaro ka dodo uzajya uzirya buri munsi. Dodo zongera amaraso. Dodo zifite fiber nyinshi ifasha mu kurwanya indwara z'amaraso make, anemia. Ni nziza cyane ku bagore batwite n'abafite imihango, kubera ko abangaba n'ubundi zishobora kuba zagabanya ibyago byo kubura amaraso menshi. Dodo kandi cyane cyane ku bantu batanga kuzikoresha, ni zimwe mu mboga zitanga imbaraga z'umubiri, zirimo intungamubiri na proteine n'imyunyungugu, harimo calcium, potassium ndetse na zinc. Izi mboga zikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, bityo zikaba zaba zimwe mu mboga zongera imbaraga mu mubiri. Zino mboga kandi za dodo benshi batekereza ko ari imboga z'abanyacyaro, abandi bakavuga ko zitaryohera. Ni zimwe mu mboga zirinda amaso. Niba utaryaga dodo ukabura ukoba amaso buri munsi, ndagira mubwire ko umuti nta wundi ari kujya ukoresha dodo buri munsi. Izi mboga zikungahaye kuri vitamine E nyinshi ifasha umuntu gutuma amaso akora neza no kurinda ubuhumyi. Rero biragusaba kujya urya zino mboga rwatsi kugira ngo wirinde ubuhumyi, ukomeze no kuba umuntu mwiza utandukanye. Izi mboga kandi zifasha kurinda umutima n'imitsi. Dodo zifasha kugabanya ibyago byo kuba warwara indwara z'umutima ndetse n'ibyago byo kuba warwara indwara z'imitsi. Izi mboga kandi ako siko kamaro kazo konyine, kuko zino mboga zigira uruhare rukomeye cyane mu kongerera imbaraga ubwonko. Zirimo folate na magnesium bifasha ubwonko gukora neza no kurwanya umunaniro. Niba utaryaga dodo ukaba uruta ku munaniro
umunsi ku munsi ubwije no ko bukeye, biragusaba kujya urya dodo za buri munsi kugira ngo ubwonko bwawe bugire imbaraga kandi ukomeze gukora cyane ibyo ukora byose bya buri munsi. Dodo kandi zigira akamaro ko gutuma igogorwa ry'ibiryo cyangwa kwa kundi uba wariye ibiryo rigenda neza. Dodo zifite fibers nyinshi zituma igogorwa ry'ibiryo rigenda neza, zikaba zarinda kurwara indwara nka za constipation, kwa kundi ujya kuri toilette kwituma bikaba byagorana cyane. Ni inshingano zo kugira urya dodo za buri munsi. Nubwo zino mboga ari imboga nziza bitewe n'akamaro zifite ku buzima bw'umuntu, gusa iyo uziriye mu buryo bubi ugashyiramo ibirungo byinshi bishobora kuba byagutera ibyago byo kurwara indwara zitandukanye. Hari ingaruka mbi zo gukoresha dodo nabi ndetse no kuzirya wazishyize mu birungo byinshi. Nubwo dodo ari nziza cyane, zirimo ibintu bimwe byangiza umubiri bihagije. Zino dodo, iyo umuntu afashe dodo nyinshi cyane, zishobora gutuma habaho amabuye mu mpyiko, bityo bikaba byagutera icyo bita kidney stones, bitewe n'uko zino dodo bivuga neza ko hari utunyabutabire twinshi turimo dushobora kuba twatera iki kibazo. Kuzirya rero ntibigusaba kujya uzirya cyane cyangwa ngo uzirya ari nyinshi, ujye urya ibiryo byose mu rugero, cyane ko n'abazungu bavuga ngo too much of everything always bad. Iyo ibintu bibaye byinshi cyane cyangwa bibaye byinshi ku buryo budasanzwe, nta kabuza bihinduka bibi. Dodo kandi ikindi kintu ugomba kumenya ni uko ishobora kuba yazana indwara zishobora kuba zaravuye mu butaka bubi. Mbibutse neza, mu byo guhinga dodo ujye ubanza ureba ahantu uri guhinga niba nta acide atandukanye, bitewe n'uko zino mboga uko zikura niko zigenda zikura byinshi mu biri ku butaka, bityo bikaba byakangiza umubiri w'ubuntu. Ku bana batoya cyangwa abarwayi bamara kurya dodo cyane nabyo si byiza. Ni ukuzirya mu rugero kandi ukazirya mu buryo bugaragarira buri umwe wese. Ni zimwe mu mboga ziribwa ku mugabane wa Afurika mu buryo budasanzwe. Dodo ni bimwe mu bihingwa bya kera bikunze gukoreshwa mu bihugu byinshi bya Afurika. Mu Rwanda imboga zikunzwe cyane mu miryango yose. Muri Uganda ni zimwe mu mboga nazo ziribwa umunsi ku munsi ubwije no ko bukeye. Ntitwakibagirwa igihugu cya Kenya, nazo zikunda gukoresha zino mboga za dodo umunsi ku munsi. Abanyatanzania nabo nta kabuza barya dodo uko bwije no ko bukeye. Muri Nigeria ho yewe ngo ni ifunguro ryabo rya buri munsi bitewe n'uko bazi akamaro k'izi mboga. Mu gihugu cya Ghana nabo bakoresha dodo mu gukora amasosi atandukanye. Dodo ni zimwe mu mboga zemejwe na Food and Agriculture Organization nk'imboga zikwiye gufasha mu kurwanya imirire mibi muri Afurika yose muri rusange. Iki kigo cya Food and Agriculture Organization cyavuze neza ko nta kabuza mu gihe Abanyafurika bafite dodo, imirire mibi ishobora kuzagabanuka kuri uyu mugabane wa Afurika. Ku rwego rw'isi, dodo zifatwa nk'imboga z'ahazaza kubera ibyiza byazo byinshi. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Ubuyapani n'Ubuhinde buri gukoresha dodo cyane mu birirwa by'abana mu bikomoka mu mafu atandukanye. Aba kandi bakavuga neza ko ari bwo buryo bwiza bwo kwirinda indwara zitandukanye. Amashuri makuru nka Harvard n'ishami ryaho byemeza ko dodo ari zimwe mu mboga mu bihingwa by'ingenzi bifasha isi kubona indyo yuzuye mu gihe kizaza. Ni mu gihe abashakashatsi cyane cyane abascientifique bavuga neza ko dodo zifite amaproteini arusha menshi mu mboga zitandukanye abantu bakoresha, bityo ngo kurya dodo bikaba byaba uburyo bwiza bukomeye cyane bwo kwirinda indwara zitandukanye. Ikaba ifasha mu kurwanya kanseri, indwara z'umutima ndetse yewe no gusaza vuba. Abantu batarya dodo ngo nta kabuza gusaza kwabo kugiye kujya kuza vuba cyane. Benshi ku batarya dodo ndagira mbabwire ko dodo ari zimwe mu mboga nziza mu mboga zikoreshwa umunsi ku munsi ubwije no ko bukeye, mu mboga zahindura ubuzima bw'umuntu mu gihe byabaye ngombwa. Dodo kandi si imboga zisanzwe, ni isoko y'ubuzima, amaraso meza, imbaraga zifite inkomoko mu bahanga ariko zikagira n'impano zitandukanye ku Banyafurika bose muri rusange. Abashakashatsi bafite imiti karemano kandi bavuga neza ko dodo ari zimwe mu miti karemano ishobora kuba yatuma ubuzima bw'umuntu bugenda neza. Ngayo nguko niba utakoreshaga dodo buri munsi, ni igihe cyawe ngo utangire kwiga uburyo cyo bakoresha dodo, gusa nanone wirinda kuzishyiramo amavuta menshi bitewe n'uko uyishyizemo amavuta menshi yica intungamubiri zabaga ziri muri dodo. Ni inshingano zawe rero kujya ukoresha dodo buri munsi kugira ngo ugire amagara mazima, ubuzima buzima kandi ubuzima buzira kurwara, witungire umubiri mwiza, wirinde kurwara amaso n'ibindi twagarutseho uyu munsi. Nge twabanye ni Akiro Kanyamibwa, ikaze nanone. Ni bwo bwa mbere tujyana n'uva dukanze subscribe
like, comment and share kugira ngo tujye no mu bindi biganiro bitandukanye bya buri munsi utwigaho byinshi ku bigendanye n'imbuto, imboga n'ibiribwa bitandukanye, akamaro kazo ndetse yewe n'inkomoko y'ibyo biribwa.